kubona abantu musengana urapfushije ubuza umwana wa mbere pfushije umwana mukuru wakundaga aho bakagushyigikira ariko bagahindukira ngo wabatambye ndabatambye kuzimu bavuga ati abana yabatanze kuzimu kugira ngo abone ubutunzi ahubwo ndagira ngo nangarize abantu Imana yagiriye neza niba bajya bumva amagambo y'ababatera ubwoba ngo bagiye kuzimu nabo bazagiyeyo bareba ni keza uvuze umwe naramubwiye nti buriya ushatse kugira ngo nawe ukire watanga bari abana bawe babiri kugira ngo navuga nti nimba ushaka kugira ngo ukire bari abana babiri wawe wabatanga arambwira ati rwose nabonye bitagira umumaro mwinshi mu rusengero gusa no mu ngo zacu bigira umumaro mwinshi kubera ko amahoro nshuti z'Imana bakunze ubumwe bw'abera ministry anjye ni Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste uyu munsi murabona imbere yanjye ko hagarutse wa mugabo Silas mwaramukunze umugabo mwiza cyane ubaha Imana kandi ukunda Imana intego yacu murayizi nivuga butumwa no gukorera hamwe no gukora twigira imbere intego yacu murayizi no kugira ngo abadukurikira muhore mugubwa neza nongera kubasaba yuko abamaze gukunda ibiganiro turi kuza kubahereza mukomeze gukora comment mukomeze gukora share mukomeze na like irakenewe burye mu likinze biratunezeza tubona ko ibyo dukora muba mubikunze kandi muba mubikurikirana kandi muba mubishaka kandi tugatunezeza nagira ngo munyemere nongere nshimire umuntu wari we wese ukurikirana umwe bw'abera ministry nkubwire ngo amavuta y'Imana n'abane nayo turabakunda cyane turabanezererwa kandi by'umwihariko tubabwira ngo tubahoza ku mutima muri abambere muri imfura muri abantu beza Imana yahaye umugisha muri imfura muri abantu beza cyane mwese ndabashuhuje hanyuma ari imbere yanyu mukabona umugabo mwiza cyane bamwita Silas Tuyishimire Silas turakwakiriye mu izina rya Yesu yego murakoze mushumba wanjye amakuru yawe ndashima Yesu icyumweru cyagenze neza ndashima ko cyagenze neza ko nkiri muzima muhumeka amen n'abantu nzi bose nta wagize ibibazo amen kandi no mu gihugu cyacu tumeze neza amen iyi mvura se yari kugeze muri iyi minsi imvura yari ikenewe mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese ko hari abambwiraga ati kuki udasenga ngo Imana iduhe imvura ko tuzi ko abahanuzi musenga Imana igatanga imvura kubera ko muvugana nayo ntabwo ni igihe cy'Imana iyo kigeze burya kiraba mutegereze ni ukuvuga ngo ntibarakubwira ngo senga igabanuke yabaye nyinshi byo gusa se ejo bundi hari abantu ngo yishe abantu bavuga ati imvura ko ibaye nyinshi noneho no gusenga nabwo ikagabanuka irimo irica abantu irimo iragira gute ibyo byose barabivuga kuko ni igihe amen abundi ku isi tubamo abantu turi ba nta munoza izuba rirava ngo ni ryinshi bivuga ngo ni nyinshi ariho niho kuba k'umuntu ko tuba mu bintu byinshi urabivangavanga imvura nyinshi izuba nyinshi akavuyo kenshi gutyo Silas rero turagushuje madamu n'abana bameze neza barahumeka niryo banga ry'ibindi byose uko tugenda turushaho gutera imbere tugenda twegera ku musozo w'ikiganiro cyitwa ibigunira no kubikurwaho cyane ko itariki 25 tuzabihagarika nagira ngo rero tuganire umunsi wa none dusengera Imana hanyuma nkubaza ibibazo nka bitatu bine hanyuma tuganirize yego karibu dusengera Imana turagushimiye kuri Imana ishoboye uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa kandi wabanye natwe mu bihe byose byagiye bitambuka kuba tugejeje amagingo tugihumeka n'umugambi wawe abadukurikira rero nabo babona ukuboko kwawe kwiza imbaraga zawe nyinshi zibuzure ndetse igitinyiro giturutse ahera hawe gikomeze kugota buri muntu wese yaba ukurikirana umwe bw'abera ministries yaba udukurikirana yaba umuntu uwo ari we wese utuye kuri iyi si umugirire neza mu ruhande ahagazemo kandi umwimane cyane hejuru y'imbaraga zirwanya abera ukomeze kuganza kandi abakizwa barushaho kuba benshi kugira ngo bazakubone nibwo herezo ryiza turagushimiye ko byose ubizi ujye komeza kubana natwe muri iki kiganiro amen amen urakoze cyane Imana igumushimiye izina rya Yesu amen ndawakiriye maze iminsi abantu bampamagaye barambwira ngo Imana iguhe umugisha baranezerewe no kugira uko bavuga ijambo ko Imana hari ibintu igiye ihindura muri iyi minsi ya none hirya y'ikiganiro tumaze tuganira ku bijyanye n'ibigunira ariko twumvikana kwabwira abantu ko ibigunira ari iki ari agahinda gashobora kuba kagaragara cyangwa katanagaragara umuntu agafite imbere ese ubundi ku kibanda kwambara ibigunira ni ukubera iki kugira ngo bavyambare
ni ukubera igihe runaka k'umubabaro babaga barimo akaba ati rero kubw'umubabaro mfite reka nambara iki kigunira. Hari igihe wewe ukora ikiganiro turi kumwe ugaragaza yuko ikigunira ari kideyi, igifuka ngo bakenyeraga mu gihe cy'umubabaro bafite, bigaragaza ko agiye gutaka abwira Imana ngo imutabare. Ugaragaza rero no ku gihe cya Esiteri na Moridekayi bambaye ibigunira barasenga. Ni ukuvuga ngo rero iki kigunira, urumva ikigunira umuntu acyambara mu mubabaro we. Muri make ni ukuvuga ngo ni umwambaro w'umubabaro werekana akababaro buze ukubwira undi. Yego, hari n'igihe wambara abandi ntibawubona ari byo bya bigunira biba mu mutima w'umuntu. Agiye ariko barambara ukagaragarira abantu bose. Icyo gihe wagaragariraga abantu bose ko bari baragiye mu gikorwa cyo gutaka, ariko hari n'udataka, hakaba n'ucyambarira imbere. Yego. Muri make iyo dusobanura ijambo ikigunira, ni umubabaro w'umuntu. Yego. Wagaragazwa n'abubahaga Imana. Yego. Ariko ugasanga ntibafite icyo basubiza ubabajije ibyo bintu. Yego. Nuko butagewe sindi bubwire ko urugo rwananiye. Reka nambara ikigunira. Ubwo se yabivuga gute? Yabivuga gute? Kugira ngo abivuge biragoye. N'ubu bisigaye biruhije imitima y'abantu. Yego. Kugira ngo umugore ajye gutora avuga ati urugo rurananiye kandi arurimo, abantu babona urugo rumeze neza, urugo nta kibazo rufite, kugira ngo ajye kubivuga. No muri iki gihe n'umugabo kugira ngo ajye kuvuga ko umugore araramukubita nijoro, kuko ntabwo umugabo ntabwo yabivuga. Noneho muri rusange abantu barababaye. Muri rusange si no kuba barafite agahinda kenshi kenda kuba turitse imitsi y'ubwonko, ahubwo Imana itabare. Abantu bafite agahinda gakomeye. Bafite agahinda kenshi kenda kuba turitse. Utagafite mu rugo agafite mu bucuruzi, utagafite mu bucuruzi agafite mu kazi akora mu biro runaka, utagafite mu biro agafite no mu rusengero basigaye bakagira, kandi ariho abantu bakaruhukiye. Yego. No mu rusengero abantu basigaye bakagira ariho bakaruhukiye. Hari abo mperutse kumva bari mu gupfa inifomu bambara. Baririmbana gusa. Ubwo rero utuntu tworoheje nk'utwo tugasanga mu mitwe basaze bavuze byinshi kandi bitari ngombwa, nabyo nibigonera. Ari nk'umugore umwe wigeze kugira ikigunira mushumba gikomeye. Katubite ngo agize agahinda gakomeye. Agahinda gakomeye. Bibiliya ubusanga mu gitabo cya mbere cy'abami ibice 3. Nagira ngo n'umugore muri quartier wanyu. No Bibiliya ifite abagore. No Bibiliya ifite abagore kandi Bibiliya ivuga. Mbere yuko tugera ku ijambo reka dufashe bano bavandimwe. Yego. Ese buriya maze kugira imyaka ntari buvuge mu mubare ko niyo bwe turayihariye. Yego. Nakaye gahinda wahuye nako kagara iyo uza kubona ibigunira bari kwambara. Yego. Tubwiramo nka dutanu ariko 5 dukeya. Tubwiramo nka 3 dumva twagukomereye cyane. Uri umusore apana uri umugabo. Ndi umusore. Uri umusore. Mbega mu buto bwawe kugera aho ushakiye umugore, ni yihe ntimba n'agahinda wagize uravuga uti biza kuba nemeye ko nambara ikigunira akakidoze nkacyambara? Muje mbaje ibintu byinshi bikomeye. Mu gahinda ka mbere nuko ngewe wundi nabuze umubyeyi wanjye ari we mama ufite imyaka 7. Ukuvuga ngo wabaye imfubyi. Nabuze umubyeyi ari we umbyara ufite imyaka 7. Ni ikigunira kabisa. Icyo ni ikigunira gikomeye rero, umuntu arihigira agashakisha inzira zose, ahako bise bikanga, hagarutse bikanga, hagenda bikanga, ariko dushimiye Yesu waturindiye aho hose twatugije amagingo tugihumeka. Yego. Nuvuga ngo umaze kuba umubyeyi ubuzima ntibwakugoye? Sino kungora gusa. Urumva ikigunira cyaramfashe kirampfunyika. Cyetse Imana yampfunyukuye. Kiragutwikira. Cyo yansero kuya kintwikira kikanzigira ibirenge. Byo nyine byarakuba ari amahirwe, ariko cyarampfunyitse n'ibirenge kirabihisha, urumva n'amaboko kirayahisha, byose kirahisha. Yego. Ukiretse Yesu gusa wahabaye gusa. Pole sana. Ukiretse Yesu wahabaye gusa. Kubaho udafite umubyeyi ntago ari ikintu cyoroshye. Oya, ntangarize n'abandi bose bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye cyerekeye kuba imfubyi. Mwihangane Yesu arabazi, niyo mpamvu yabakujije. Ngaho tugeze mu cya kabiri uri umusore rero. Cya kabiri muto uringaniye utarakura. Icya kabiri cyamvunaga. Nabwiraga Imana ngo nindamuka nshatse umugore, nzashaka umugore utagira amahane, udasambana, utanga n'abantu. Nkahora mbisengera uko najyaga ndeba
abo nagendaga mbamo b'ababyeyi, niyo mpamvu nabivuze gutyo. Aho nabaga b'ababyeyi nkareba ibintu bankorera, nkareba n'ibyo bakorera abavandimwe. Ariko icyo ni icyifuzo, ndakubaza ikigunira cyo mu busore buto buto. Nyine icyo ni agahinda ko ni icyifuzo wagira. Icyo ni icyifuzo ariko cyamvunaga mu mutima. Ariko ndashaka agahinda habayemo. Tuvuga ko utagira imyenda, tuvuye mu Bwana. Mu myaka 20 niho ngeze. Yego. Kugera aho ushatse. Yego. Ni iki kintu umva byagucimo umva ikigunira kirakwisha none? Nicyo kigero nari ngiye kukwira. Ibyo nibyo kutekereza umugore, ndimo ndavuga icyo wabayemo. Yego. Wimbwira icyo watekeye nicyo wabayemo. Yego. Icyo nacyo cyometse ku byo nari mu kuvuga. Icyo ntabwo ndi bucyakire ko ntabwo ndi bucyakire ko yari ataraza. Nyine yari atari ya. Naho icyo nuko gisengera ndabyumva. Ibyo nibyo yabonanye abandi. Ndavuga wowe ku buzima bwawe. Nari mvuze ijambo rikomeye nuko uryumvise. Ryo kuvuga ngo impamvu nabonye ibyo nabonye aho nagendaga mba mu ngo ababyeyi baho. Yaba ari imyenda sinayibonaga. Kandi mba muri rwa rugo kandi nkora imirimo bankoresha nkaho nakayivuze. Muri make warezwe mu rundi rugo. Nagendaga wagiye uva mu ngo ujya mu zindi. Ega n'ibintu byoroshye kuganira amata. Ntabwo nagiye mu ngo nyinshi. Izo wagiyemo ko zarakubabaje nyine. Zarambabaje n'impamvu nari niko. Nuvuga ko mu busore bwawe ntiwigeze ugira umwanya wo kwishima ko ufite umubabaro w'umutima. Yego. Nicyo nashaka kuvuga ikigunira ubu. Ni naho rero nari ngiye kuvuga. Aho rero nyanze kuhajya ko nashaka ko tuhajya nyuma, ahubwo ikibazo uri kwerekana ngo muri bwa bupfubyi bwawe uko kubaho uri impfubyi, burya abantu bagufataga bagukoresha imirimo y'uburetwa, wasanga ugakora n'ibirutije imyaka ufite. Kuko yorerwa handi ajya gukoresha ikintu kitari mu myaka yawe. Yego. Utyo nicyo nashaka ngo ubwire abantu badufite kumwe bw'abera. Uvuze ikintu gikomeye iyo yorerwa handi bagukoresha ikintu kitari mu myaka yawe. Gikomeye cyane aho. Kinaremereye. Reka ndabizi nigeze kubaho ikigunira ndakizi. Bamubaza kuriya. Niga mu mwaka wa 6 primaire muri za 77. Najya kuvoma amazi mu gitondo mbere ko njya ku ishuri. Kanza kukura ibijumba mu kabande. Ubwo usanga ni za 9 z'ijoro. Byari bintu naryamaga se mu kigo bakambizindura akagenda nabaye ibirenge usanga kuri ibijumba gashyiraga akacuma k'amazi nkageraho ngahita nkaraba narangiza njya ku ishuri nkasanga abandi nakerewe kubinjira gasamire 50 ngasanga nakererewe. Namara gukererwa bakankubita kandi nanatahagewe ntibampa ibyo kurya bishyushye mu byo natetse bakampa imaze iminsi byazanye ubwo yabyagaze. Kuko Imana babarira mu bantu nimba bakiriho. Nibisanzwe ubundi umwana wundi abishya inkonda kandi nibisanzwe ubunyokuru muhagezwa na nyoko nibisanzwe tuba mu buzima. So nicyo kigunira nifuza ngo kivuga yenda ibyo wifuza nabyo muri ubwo busore muri ubwo bwana bwaho kiri muto yukuze ukoreshwa ibirenze ibintu wakoraga. Ni ikihe cyakubaje kurutaho none? Muri ibyo byose naciyemo mu byambabaje nuko nari ndi ku ishuri. Aho nabaga kandi nkakora imirimo ikomeye nk'uko wari usanzwe ubivuze ngo nawe wakoraga imirimo mbere yo kujya ku ishuri. Ishuri nari ngezemo kuko umuntu yarananyishyuriraga agera harurira kunyishyurira. Ariko kubera ko nari ngiye gukizwa yari umudivantitse. Tambwira ko wese bazana n'inka yo kuragira. Nari ngiye yari umudivantitse ngiye ngiye. Inka yo kuragira wese bazana. Imwe se. Ubundi bakura mu ishuri bazanye n'inka zo kuragira. Ebyiri se. Kandi nabyo narazahiriraga ndagendaga saa 9 nkazahirira nkatunda imiba y'imbingo narangiza nkabana ndashaka no kujya ku ishuri nkajya ariko ntibishyure. Noneho ngiye nkijijwe mvuye mu Adventiste ariko ko bari Adventiste ngiye muri ADPR baravuga ati noneho baye umusazi karundura ntabwo tuzongera no kukwishyurira. Icyo rero kiri mu bintu byambabaje ariko ndashimira Yesu ko yakomeje kugenda ndinda ankomeza ndinda ngeze amagingo numva ameze neza nta kibazo mfite. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ibyo birarangiye usenze Imana tumaze umugore mwiza. Ibyo wasabye Imana nibyo yaguhaye. Ibyo wasabye umutima uza umugore utarwana utagira gute uzabona ibyo wasabye umunsi uri umugabo urubatse birumvikana. Ibyo wasabye Imana nibyo yaguhaye. Ndashima n'Imana ko bitumye nshima Imana amaho ngaho ntacyo nashinja Imana. Nari nasabye Imana ngo ntizabe umugore usambana kuko narebaga ibibera mu isi. Ntizabe umugore wanga abantu. Ubwo rero ndashima Imana ko Imana yakoze imirimo n'ibitagaza ibyo bikaba bitabo.
urakoze cyane. Iyo biza kuba ndari gusara noneho none se tuvuze ko urugo rwari ruzima, umudamu nta kibazo, noneho ni ibihe bigunira wambaye mu rugo rwawe sasa? Ibihe bigunira ni akahe gahinda kagufasha ugeze mu rugo rwawe umaze gushaka umugore, urabyaye nyine, ni ibihe bintu byakuvunnye ukumva isi kuguye hejuru? buriya namaze hari ijambo nasomye rivuga ngo kubaha Uwiteka bafatanyije no kugira umutima unyuzwe bigira umumaro mwinshi. Nabonye bitagira umumaro mwinshi mu rusengero gusa, no mu ngo zacu bigira umumaro mwinshi kubera ko tuba twubakiye Uwiteka. Nge rero mu rugo rwanjye kubera ko narwubatse dusenga, naramaze kwinjira muri Kristo Yesu, kandi na madama yaramaze kwinjira muri Kristo Yesu. Ibintu by'ibigunira byambabaje mu rugo, mu bintu byambabaje ni ugukodesha. Yego, gukodesha nibyo bintu byagiye bimbabaza kurenza ibindi byose, kuko ukodesha inzu ya mbere ugakodesha iya kabiri, nyine ndababwira ati rero atesho inzu yanjye ndashaka kuyivugurura. Ndashaka kuvugurura inzu yanjye, ejo uzampa inzu yanjye. Hari igihe abikubwira nta n'atanu ufite mu mufuka. Ati rwose wihangane, ati nagukundaga, atariko inzu yanjye uzayime. Ntabwo nawe umuntu akubwira ati nagukundaga ariko inzu yanjye uzayime, kandi ashobora kuba yanagukundaga uhita wumva atanagukunda. Rero icyo kiri mu bintu by'ibigunira ngewe cyagiye kimbabaza mu rugo, kandi atari uko nabuze yo kwishyura. Imana yaciye inzira nabonye yo kwishyura. Yego. Ariko umuntu hari n'ahantu nigeze gupanga umuntu waho nyir'inzu. Yego. Araza arambwira ati umugore wawe rero ateka neza, mbabarire cyane wishakire indi nzu, ntabwo nzajya mpora numva impumuro y'inkarango nziza. Ikigunira nuko icyo ni ikigunira. Inkarango nziza yirwa karanga nkumva impumuro ikarinda nyicira mu buriri no mu nzu yanjye, mbabara wishakire indi nzu. Ibyo nabyo nagiye nicaye ndavuga ndetse ntuze kubwira umudamu wanjye ateka nabi kugira ngo wende inzu yibemo, bigenze gute? Icyo nacyo ni ikigunira cyarambabaje. Nicyo kintu rero cyambabaje cyane kurenza ibindi byose, kurusha ibindi. Yego. Hari abantu mu minsi yashize nabivuzeho, hari abantu bazi ko ikigunira ari uko yenda nagize ibyago ngapfusha, akavuga ati yenda buriya nicyo kigunira yagize akababara. Ariko ikigunira gikomeye nuko bakubeshye ngo warabatambye ikuzimu. Uzi ko iki kigunira kiremereye? Ubwo niho nari ngeze. Ko tuziranye mbagira ngo ufashe nyine. Niho nari ngeze. Agahinda gakomeye. Kubona abantu musengana. Urapfushije, ubuza umwana wa mbere, upfushije umwana mukuru wakundaga, aho bakagushyigikira ariko bagahindukira ngo wabatambye. Ndabatambye ikuzimu. Bavuga ati abana yabatanze ikuzimu. Kugira ngo abone ubutunzi. Ubwo butunzi bwo kugira ngo utange abana bombi babiri, ubutunzi nta paritse iyo vewiti ko arizo bashingiraho bavuga ngo yagiye ikuzimu, kandi umuntu atanagiyeyo yayiparitse. Nta n'igare riparitse mu rugo. Nta n'igare rifite. Ahubwo ndagira ngo ntangarize abantu Imana yagiriye neza, niho bajya bumva amagambo yabo batera ubwoba ngo bagiye ikuzimu, nabo bazagiyeyo bareba. Ni keza uvuze, gasubiremo. Ndagira ngo ntangarize abantu Imana yagiye igirira neza. Yego. Hakaza abandi inyuma yabo baza bababwira yuko ngo bagiye ikuzimu, ngo hari ibyo bakuye ikuzimu. Nabizabagirire neza, cyangwa nabo bazajya ikuzimu barebe ibyo mwahakuye. Ariko icyo ni ikigunira, ariko nafashe umwanzuro wo kugenda ko narabimenye bagiye babivuga. Yego. Waranabamenye? Narabamenye. Bivuga ngo wababajwe no kubuza abana, ariko wumvise ko bavuze yuko wabatambye ikuzimu, agahinda karagufashe kuruta. Kabaye kenshi, kamaze kuba kenshi bituma ninginga Imana, ndashaka aba bantu. Abantu ndabashaka, ubanyereke kandi umpe n'ibimenyetso byabo. Rero ninginga Imana irabambwira, imbwira amazina yabo, ndagenda ndabayegera. Ntibura nawe umwe naramubwiye nti buriya ushatse kugira ngo nawe ukire watanga bari abana bawe babiri, kugira ngo navuga nti nimba ushaka kugira ngo ukire bari abana babiri wawe wabatanga. Arambwira ati rwose umbabare mukozi w'Imana, nari navuze ati ndumva umbwiye ibintu nigeze kukuvugaho yuko watanze abana babiri,
ariko noneho Imana imbabarire nawe umbabarire nari ndimo kwivugira nanjye nari numvise abandi babivuga Imana ikweze gutunganya mbega ikigunira icyo ni ikigunira rero kuba wagira ibyaha abantu bakubona bati dore ubwo rwa ngo wagura agakweto ati oya n'umuntu yangirira neza bagahita bavuza inda ati buriya ni bya ifaranga yakuye ukuntu yambara muri ukuntu ameze atasigaye abifite atafite ikarita y'amafaranga ati tubonye agiye kuri banki atafite dore igikapu mu minsi iri imbere Imana yari yanyereye cyo kwitwariramo Bibiliya bari bazi ko ari n'igitabo cy'indirimbo baravuga ati harunzemo amafaranga harunzemo amafaranga atera n'amafaranga cya gikapu kibazwa n'amafaranga rero kandi ugasanga mu rugo bifitiye n'ubukene ariko abandi bavuga ibyo bintu nese hari ugitwara amafaranga mu bikapu ko tuyajyana kuri banki ikindi bavuga ngo wagiye kuzimuga unasanga ubona ubukene ushobora no gutera abantu batanabizi cyangwa ikintu nabonye gikomeye ntangarize n'abantu b'Imana bose muhumure Imana ishobora gukorotira mbere yuko izamuramo ikintu gikomeye aho abantu bakubonera bashobora kukubona mu nzira bakakubonamo umuntu ukomeye ariko hari ibintu Imana yashyizemo byawihishe ishaka kuzagaragaza mu gihe runaka itunguranye ariko abakubonye bakabona utambutse bakabona ugenda bakajya bavuga ati igikapu cye cyuzuyemo amafaranga kandi dufunguye ntayo abarimo ubwo urumva ko mo imbere ntabwo bazi birimo barakekeramo amafaranga ariko ubwo agiye kuzamo koko niba abantu batangiye kuvuga ngo mu gikapu huzuyemo amafaranga y'abana yatambye kuzimu y'abana yatanze kuzimu kandi harimo Bibiliya gusa kandi harimo Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo urumva kuko ni amafaranga Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo birenze amafaranga niyo mpamvu rero bo ntibahishurirwa Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ahubwo bahishurirwa amafaranga ibyo bifuza kuvuga nibyo bifuza kuvuga abantu bose tushuje abantu bose bifuza kutubona nk'uko badukeneye yego kandi oya n'abantu bose turabashubuje bifuriza abandi ibyiza batazi ibibazo bafite cyangwa abantu bumva bagushyira mu rwego utanarimo bagushyira mu rwego utarimo icyo nacyo ni ikigunira icyo ni agahinda ubwo uzi kubura amafaranga yo guhaha bavuze ngo mu gikapu yuzuyemo ahubwo se agahinda konyine ako gahinda noneho yenda uwo mubana nk'urugero ako gahinda nk'ubu uvuga ati harimo amafaranga mu gikapu ashobora kuzenguruka none akabibwira abantu ugasanga n'uwo mbana nawe akumva ko harimo yuzuye amafaranga kandi yayabonye urakoze rero ndagira ngo mbere ko dusomera ijambo nongere nkubaze ese mu itorero nta bigunira bihaba uvuze ikintu cyiza gikomeye nk'umushumba wayoboye ahantu henshi ugize ibibera mu itorero ibigunira bibamo hari abantu bateza abandi agahinda kandi abo bateza agahinda rega ni abanyedini kuko uri mu itorero ntabwo yateza abandi agahinda umunyedini ahubwo ugaragara yuko ari mu itorero uwo nguwo ateza abari mu itorero agahinda uwo niwe uteza n'imivurungutano niwe uteza akaga wagiye wakira ibibazo byinshi cyane by'abantu uyobora kandi witwa ngo uyobora idini nako itorero ariko ririmo abanyedini rero bakakuzanira ibibazo ukabikemura nk'umushumba nka rezera ukabikemura ariko nayo barebaga abonaga ko atari abanyetorero ahubwo ari abanyedini ariko ukabikemura nk'umuntu uhagarariye itorero kandi uri mu itorero mu mbaraga z'umwuka rero abanyedini bo kuko baba mu itorero bahora bashaka gukereye intambara igihe icyo ari cyo cyose zakaga ku muntu wese uri mu itorero wuzuye umwuka wera abantu bahuyemo n'ibikirero baheretse bakore mu migani uvuge bike gusa hari byinshi yewe nzi ndabizi ariko ko abagukurikiye kumwe bw'abera bo ntabwo babizi tubasaba ko bakomeza gukora comment ndetse share na like n'ubikunze ukore ku gikumwe hariya kugira ngo bigende neza yego uvuze ibintu bikomeye ngo nahuye n'ibiki mu idini itorero ni rya Kristo kandi rirahishe mu idini rero harimo abantu bagenda bahura n'ibintu byinshi ikintu kimwe nakuriremo cyambabaje kurusha ibindi mu idini nuko nari nyubaye amateraniro umuntu akaza kansohora mu rusengero Yesu w'i Nazareti
ngira ngo na kameramani David arimo arabyumva ibintu birakomeye. Nuko nari nyoboye amateraniro ndi mu gusengera abantu b'Imana nta natanu nza gukuraho ari ugukora umurimo w'Imana gusa abantu kubera ko babona ngo abantu buzuye ndi mu gusengera abantu bagoye ku rusengero rwuzuye urusengero rwuzuye abantu baza mbasengera mu byifuzo b'abanyedini bagirira ishyari ry'abantu bakizwa baravuga ati twirukane uwo tuma bakizwa baransohora ibyo ni ibintu bizwi ndetse hari n'umushumba umwe wari unyoboye muri iyo paruwasi arantegeka ngo nandike kugira ngo yinjire muri icyo kibazo ndavuga nti ngewe ntabwo ngomba kwandika ngewe nahamagaye n'Imana nanjye waje kungisha inama ndabyibuka sinabwiye ngo ntiwirirwe abandi ese ntibyaragiye none urashima Imana ko wongeye ugaruka hahandi n'ubu aho nasohokeye niho ndi haleluya Imana nigivura aho nashaka rero uri mu itorero rya Kristo yego abanyedeni niyo bamurwanya ntabwo byakunda urakoze kuko umuyoboye ni Kristo haleluya kandi niwe nyiri itorero haleluya nubango rero nyiri itorero niwe washyizeho umwe bw'abera minisitiri atuma utuyobora rw'umushumba niyo mpamvu rero nyiri itorero nawe anyicaja haleluya nkaba ndimo kubabwira ngo nimuhagarike umutima nyiri itorero atubereye maso no kuvuga ngo nubwo abanyedini basohora uri mu itorero rya Kristo yego ariko Kristo azamugaruka ntabwo bishoboka ntabwo banamushobora ntibabishobora ntibyanakunda ibyo bakora byose ntabwo byakunda kuko nyiri itorero arahari haleluya niwe waripfiriye avuze ngo yahinda umubabaro wanjye ibyishimo Imana igumushaka uragira ngo tubwire ijambo ushaka gusoma sirangoye iminota nk'itanu yo kuvuga nshingiye kuri ibyo uvuze yego rero Imana igumugisha ntabwo nirirwa njya mu bintu byinshi ariko muri iyo minota itanu Yesu ajya azura abantu Yesu ajya basubiza ibyo haleluya Yesu ajya akakwimanaho abantu bari bazi ko utazahabera utazahaba ukabona amahoro icyo ngiye kuvuga ni rya jambo nababwiraga mwasanga igitabo cya mbere cy'abami ibice 3 umurongo waho wa 21 niho harimo ijambo rivuga ngo mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye ariko mu gitondo nitegereje mbona ko atari umwana wanjye Bibiliya ivuga ibintu bikomeye usomye aya magambo abikubwiramo ibintu byinshi ariko ngo n'abagore babiri umwe yabyaye umwana ku munsi wa mbere hashize indi minsi 3 undi abyara undi mwana muri uko kubyara uyu mwana ngo bararyama ngo barasinzira ngo mu gusinzira hari ikintu cyanangaje kirimo ngo umwe ngo aryamira umwana we ngo arapfa akimara kumuryamira apfuye ngo akangutse ngo areba wa wundi w'inshuti ye baryamanye ufite umwana muzima ngo aramuguranira amuha umwana we wapfuye atwara umuzima yego noneho ngo wa wundi ari wo hatusomye wa wundi ngo akangutse mu museke ngo arebye umwana we aje konsa asanga si umwana we icyo nacyo ni ikigunira ngo yitegereje abona si umwana we ngo arebye inzara arebye mu maso arebye ibirenge arebye abona si umwana we ni nk'uko nawe unkurikiranye cyangwa ukurikiranye umwe bw'abera minisitiri nk'uko hari ibintu wanyazwe hari ibintu bagutwaye ugira umubabaro ugira ibigunira byinshi turi ku ijambo mushumba yitwa ibigunira yego n'uyu mubyeyi nawe wabyutse agasanga umwana we atari we ni ikigunira cyose kimubabaza ariko ngo yari yitegera agiye konsa asanga uyu mwana si uwe asanze atari uwe rero aravuga ngo ntago ari uyu oya ntibishoboka ngo agiye kwitegereza arebye wa wundi asanga yaguraniwe hari abantu baguraniwe bituma bagira ibigunira mu mitima yabo hari ukaba waraguraniwe ukinjira mu rugo urukunze dayimoni akigabiza urugo rwawe uko ni ukuguranira shitani akakuguranira ariko hari ijuru ritanze ubuzima hari ijuru ngo uyu mugore ahita afata umwanzuro avuga ngo umuzima niwe wanjye uwapfuye si uwanjye undi ati nanjye umuzima niwe wanjye uwapfuye si uwanjye hari ikintu rero cyananganye ngo batajya kureba umwami Salomo nihuse ngo batajya kureba umwami Salomo bagiye kureba umwami Salomo ngo baraburana bavuga ati umuzima niwe wanjye undi ati umuzima niwe wanjye ati wapfuye n'uwawe ariko Salomo nk'umuntu wari warasabye ubwenge Imana ikamuha ubwenge ndagira ngo nifurize n'abantu bose badukurikiranye mujye murushaho kwegera Imana cyane kuko Imana itanga ubwenge burenze ubw'abantu baduha amen Salomo ngo yumvise ukuntu bari mu guhererekanya baterana amagambo aravuga ngo muzane inkota mu babagabanye
ibyo nabyo ni ibigunira bikomeye cyane, muzana inkota mu babagabanya, ariko Yesu afite umugambi mwiza wo kugusubiza ibyawe. Nubwo ibigunira byakunyaze byari bigiye kukunyaga ibyawe, ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu afite umugambi wo gusubiza ibyawe, kandi kubigusubiza ni ukugira ngo wongere ubyakire. Salomo aravuga ngo mufate inkota mu bagabanyemo kabiri, umwe atwara igice kimwe n'undi atwara ikindi gice kimwe. Nyina w'umwana nyirizina aravuga ngo hoya, aho kugira ngo musaturemo kabiri mumpe igice nawe atwara ikindi, ahubwo ni mumuhe amujyane. Salomo nk'umuntu wari warasabye ubwenge abwira Imana ngo nkeneye yuko mu bwenge bwo kuzayobora abo Bisiraheli, ngo abonye wa wundi aravuga ati aho kugira ngo nyina w'umwana avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo kugira ngo musaturemo kabiri ni mumuha amujyane. Utari nyina w'umwana aravuga ngo ni mumudusaturire, ndatwara igice kimwe nawe atwara ikindi gice kimwe. Imana ikurinda umuzimu nk'uwo. Imana ikurinda umudayimoni ushaka gutwara ibyawe ngo abisature bigende biba ikibazo. Ngo Salomo nk'umuntu Imana yahaye ubwenge akora ikintu gikomeye. Umwana n'uri wavuze ngo mumujyane namumuha amujyane. Nayo ngo utangarize wowe ukurikiranye ubwe bw'abera, ngo utangarize ko ijuru ryongeye kwiga ku byawe. Ijuru ryongeye kumenya ibyawe, ijuru ryongeye kukwitaho, ijuru ryongeye kukurwanirira. Riratangaje ngo ibyo Satani yaragiye kukunyaga ngo akuguranire kuko wari warasinziriye. Muri uwo gusinzira ariko mu gihe ubyutse ukangutse, mu gukanguka rega rero mushumbane n'ibintu bikomeye bindi. Uribuka ko muri Edeni Adamu ngo yarasinziriye, ariko ngo akangutse ugasanga Imana yamuremeye umufasha umukwiriye. No mu gihe nk'iki rero niyo mpamvu hari igihe umusore iyo akangutse ashobora gukanguka agakangukira ku mukobwa ukuze, abantu bakavuza induru ati ko akangukiye ku mukobwa ukuze, ni iyihe mpamvu? Ni ukubera ko igihe uwakangukiyeho wagomba kwakira, uwakangukiyeho niwe wagomba kwakira, cyangwa agakangukira ku mukobwa ukiri muto. Ni ukuvuga ngo kubera ko aricyo gihe akangukiye ni uwakangukiyeho. Rero ndagira ngo mbabwire ngo guhera uyu munsi cyangwa igihe cyose mutangiye gukurikirana ubumwe bw'abera, mu gukanguka kwawe, mu kumenya kwawe, mu gukurikirana ubumwe bw'abera, bisobanuye ngo warakangutse. Imana yongeye kugusubiza ibyawe kubera ko warakangutse urashishoza. Iyo umuntu akangutse arashishoza kandi ahakangukiye nicyo yakira. Igihe umuntu akangukiye nicyo yakira, kuko Adamu ntabwo ari kuvuga ngo hoya ngo usimushaka ngo yarike, kuko yari yasinzira akangutse asanga yamuremeye ubufasha neza, nubwo yaje kumutukura muri Edeni bitewe no kurgitunda. Hanyuma urakoze cyane, waruvuze ijambo ngo abantu baraguraniwe. Ubundi bigaragara ko uwo mugore yari yambitse ikintu cy'uko umwana we bagiye kumutwara, Imana imusubiza umwana we. Bivuze ngo abakurikira ubumwe bw'abera Monsieur Douane ngo muri bya bigunira abantu bambara. Yego. Imana ibashubije ibyabo. Kubera bakangutse bashubiza ibyabo. Ibashubije ibyabo. Kubera bakangutse. Haleluya. Ibashubije ibyabo. Ibashubije akazi kabo. Irakabashubije kubera gukanguka. Ibyo bigunira. Yego kumana. Imana ikoze ibintu bikomeye. Kubera gukanguka kwabo akazi rakabahaye. Haleluya. Kandi gukanguka no gutakira Uwiteka. Haleluya. Hari igihe umuntu asinzirira mu byaha. Yego. Agasinzira asambana. Agasinzira yiba. Agasinzira agambanira abandi. Agasinzira akora amafuti. Iyo ukangutse rero ukava muri ibyo byaha, bituma Imana igusubiza ibyo wanyazo. Kandi iyo usinziriye muri ibyo uranyagwa. Niho Satani akwibira ibyawe, niho Satani agutwarira ibyawe. Iyo usinziriye muri ibyo rero, kubera gukanguka uva muri ibyo byaha, biteye kugukura muri ibyo bigunira by'abazima. Amen. Mushumba ndafashijwe no kuri ku Mana. Baratuguraniye. Baratuguraniye. Abantu barabaguranira ariko kandi baranyonyombye, kandi bakagurana ko bagurana kandi babishyizemo intege, banyanyonyomye. Bakwegereza umupfu kandi umuzima, baguha umupfu kandi ngo bagumye no mu cyumba kimwe, baguma mu cyumba kimwe, undi aguma kuryama umupfu amwegereye. Imana iturinde abantu badutwara ibyacu bakaduha ibipfu. Ariko ku bumwe bw'abera kano kandi ubumwe bw'abera bashubije ibyabo rushingiye ku ijambo ry'Imana, ndetse biri bizima, umwana muzima, akazi kazima. Haleluya. Imibereho mizima, ndafashijwe, ishuri rizima, Imana ihimbaza, imodoka nzima, Imana ihimbaza, abana bazima, niba byakira nta burwayi, irabibahaye, bateye imbere, irabikoze. Haleluya. Iremye ibishubije ibintu byabo, bikoze bidasanzwe kandi bikoze mu buryo bwiza budasanzwe. Imana ikumere mu gisha. Ndawakiriye mushumba, dusengera. Urakoze cyane, kandi nongere utange nimero yawe. Nongere nyitange mbere yuko dusoza, atanga nimero yawe. Yego.
urakoze cyane kumpa gutanga inomero yanjye Imana ikumugisha ariko ntabwo bajya bampamagara buriya n'igihe kitaragera n'igihe kitari cyagera uzaguhamagara ntaragera azaguhamagara ndagira ngo muse guhamagara Silas n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi n'umunyembaraga Imana yahamagaye afite amagambo y'Imana sengera abarwayi bagakira yirukana karanda akirukana inyatsi afite imbaraga z'umwuka wera afite amavuta y'Imana umuhamagara abasengere cyane n'umuhanuzi ukomeye nanjye mpanura ku manywa nijoro ngo niba babwira ni Silas oya no kwa kandi Imana yakoze igitangaza bazanye umuntu wahitamye abadayimoni bajyanaga ku marimbi nijoro baramuzana Imana yambwiye ati gira gutya nkozaho urutoki gutya gasa gutya urutoki rwonyine ataha yemye kuko kandi nejo buri mukuru ataha yemye ubu umuntu navuga ati nibwo bwa mbere ninje muri urusengero aho nari mvuye Karongi nibwo bwa mbere ninje muri urusengero none nzajya mporanza nese tiki uzayibona yo kuzajya okay ati nzajya mporanza icyo dusabwa rero no kubaha Imana igakora ibyo igomba gukora kuko ariyo nyir'umurimo mushumba arakoze reka ntanga inomero ni 8207822967 mugira amahoro y'Imana Mana turagushimiye kuri Imana ishoboye byose wagiye ukora ibirenze ibyo dutekereza warigaragaje kuva kera na n'ubu arakigaragaza buri muntu wese uzakurikirana umwe bw'abera ministries ndagira ngo ukomeze kumurinda no kumwimana kandi umurinde umukangure arushaho gukanguka kugira ngo yo kuguranirwa na shitani turagushimiye rero ukomeze mushumba kubw'iki gikorwa yatangiye cyo gukomeza kugezaho abantu ubutumwa bwiza ndagira ngo nkwinginge buri muntu wese ahabwa ibye mu cyiciro arimo turabigushimiye ko byose ubizi amen amen urakoze Imana baho umugisha nakagaruka mukomeze mukore comment share mugena like rwose ndayibasabye abantu mudukurikiye mukore like maze Imana baho umugisha mu izina rya Yesu turabashimiye mwese mu cameraman n'umuvandimwe mwese Imana baho umugisha murakoze mwebwe abera ministry